Ikaze nanone rero mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere, karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov Yeshua HaMashiach. Maze אנחנו הולכים ללוחות היום. Ese niki tugiye kureba uyu munsi? Tugiye kureba ukuntu Matusela yabayeho imyaka 969. Sinzi niba hano wari warabyumvise. Niba warabyumvise andika hasi nabyumvise, niba utarabyumvise kandi tega amatwi wige. Banje kubasubiza rero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, byose kubw'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Tugiye kureba Matusela, umuntu wabaye igihe kirekire, imyaka 969. Umuntu wabaye igihe kirekire muri Bibiliya ni Matusela, yabayeho imyaka 969 kumaze kubwira. Mbere ko twinjiramo, banza ukandeho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi, kuko kuri kubohora imbohe. Akomeje kwandikisha namwe, ndabashimiye ko binyereka ko munyote ukuri amanywa nijoro. Nawe utarandikisha subscribe, ubundi ukande like kugira ngo uku kuri kugere ku bantu benshi, maze nabo babatuke. Ese byagenze gute, byashobotse gute kugira ngo Matusela abaho imyaka 969 yose? Ese ni iby'ikimenyetso gusa? Ese ni imigani? Cyangwa se ni ukwibeshya? Iki cyabaye ni iki cyabaye? Reka tuze twinjire muri uko kuri rero turebe uko byagenze. Bibiliya itubwira ko ibintu byabayeho, ariko ntabwo ujya wumva amadini abisobanura na rimwe. Kubera iki? Tuze turebe. Tujya ku Itangiriro 5:27. Iminsi Matusela yabayeho ni imyaka 969, nuko arapfa. Ntabwo batanga ibisobanuro, ntabwo bavuga ibitangaza byabaye kugira ngo iyo myaka ibe. Baduha imibare gusa bakatubwira nuko byagenze, ariko abantu bose tukaba mu rubungabangabo ntitumenye byagenze gute. Matusela rero ntabwo ari umuntu wenyine wabaye imyaka igera kuri 900, ko Adamu nawe yabaye imyaka 930, Noah abaye imyaka 950, Seth, Enosh, Jared, bose babaye imyaka irenga 900. Byagendaga gute? Byagenze gute? Kuki uyu munsi ugize 80-90% bibara amahire, bo iyo myaka bayimaraga gute? Ese abantu babagaho imyaka myinshi gutyo kuko byarashobokaga, cyangwa se n'ibindi bintu byabaye tutari tuzi? Hari ubuzima rero mbere y'urya mwuzure bwari butandukanye n'ubuzima tuzi uyu munsi. Mbere y'urya mwuzure isi yari ifite imiterere inyuranye n'uko tuyizi uyu munsi. Itangiriro rimwe rivuga ikintu kimeze nk'umubumbe kiri hejuru y'isi, kirenge isi kugira ngo itagira ubushyuhe cyane, kandi no iyo firmament ikaba igabanyijwe n'amazi, ayo hasi hamwe n'ayo munsi. Ayo hejuru na munsi, amazi akaba agabanya ayo munsi n'ayo hejuru. So niyo mpamvu rero bivuga ko iyo firmament yarengeraga isi ntitume ishyuha cyane, kuko kera niko byari bimeze. Icyo gihe imirasire y'izuba ntabwo yagera ku bantu cyane ngo bibatere n'indwara nk'uko bimeze uyu munsi. Ibaze nawe isi yari ifite imiterere y'ikirere imeze neza, umwuka umeze neza, amazi ameze neza, uturemangingo za DNA batari bazinjiriya. Urumva ko iyo si uko yari imeze kubera ko Imana yabigennye mbere y'uko umuntu acumura, n'ubwo igicumuro cyari kitari cyakwinjira cyane nyuma umuntu amaze kugwa, isi yari imeze neza ugereranyije n'uyu munsi. Ikimenyimenyi wareba n'imyaka 30-20 ishize, uko ibintu byari bimeze n'uko ibintu bimeze ubu, ubona ibintu byarahindutse. Kandi icyo cyaha nicyo cyazanye urupfu, ariko kubera ko abantu nyinshi gihe ntabwo bari kuba benshi cyane, ntabwo ibyaha byari byagakwiriye mu isi cyane ngo abantu bose babe mu byaha nk'uko bimeze uyu munsi. Urumva ko rero ibyo bintu byose byatumaga abantu babaho igihe kirekire bakaramba, kandi yari gahunda y'Imana. Imana yakoze kugira ngo abantu barambe, nk'uko tugiye kubona icyo bisobanuye ku buzima bw'uyu munsi. Tuzi neza ko Adamu na Eva bari bararemanye
ubuziranenge, bari bameze neza, bararemwe neza, nta ndwara, nta kintu kibi cyari kiriho, mbese n'uturemangingo twabo nta kibazo na kimwe twari dufite. Abana rero babyaye nabo bari bameze uko, nta kibi cyari kirimo, nta biryo biteye imiti byabajyagamo, nta stress bari bafite. Icyo gihe rero nyuma y'umwuzure nibwo ubuzima bwa muntu bwahindutse, nk'uko tubisoma mu Itangiriro 6:3. Imana yaratubwiye iti ntabwo nzakomeza kubihanganira, niyo mpamvu imyaka yanyu nzayigabanya nkayigira 120. nuko nguko imyaka yagabanutse iva muri iyo 900 irahananuka igera ku 120. ariko Imana ntabwo yayigabanyije byihuse, yararetse isi kugira ngo igende noneho ibisobanura ubwayo. Icyo gihe icyaha gitangira noneho gukwira mu isi, gihindura ibintu. Matusera yabaye igihe kirekire, atari uko yari umuntu w'umukiranutsi cyane, nuko ahubwo isi yari itaragira gute, yari itarakwiramo icyaha cyane. Icyo cyatumye abaho igihe kirekire, mu myaka 969. Ese iyi myaka Matusera yabayeho, ese ni ikimenyetso gusa cyangwa se ni imyaka nyayo yabayeho? Abantu benshi abahanga baribaza bati ese nibyo koko Matusera yabaye imyaka 969 cyangwa se byari nk'ikimenyetso gusa? Ijisho akareba imyaka 900 hafi 1000, imyaka myinshi. Ariko iyi myaka bakibaza bati se ishobora kuba yarimenyesha ikindi kintu, tugendeye kuri za kalendare cyangwa se ku mageneration, byaba ariko bishatse kuvuga. Ariko iyo usomye Itangiriro neza ukarisoma ukaryumva, ubona neza ko iyi myaka Matusera yayibayeho. Kubera iki? Bigenda bikwereka uko ibintu byagiye bikura. Tuvuge igihe yapfaga, wibuke ko Matusera ririya zina rivuga ko ari uzazana umwuzure. Igihe yapfaga nibwo uriya mwuzure waje. Niyo mpamvu rero Imana yakomeje ikumira kugeza apfuye, noneho yohereza uriya mwuzure. Niyo mpamvu rero kuko bw'Imana buvuga bwemeza ko Matusera ugupfa kwe kwari ikimenyetso cy'uko Nowa uriya mwuzure ugomba kuzaza. Kubera iki rero tugomba kumenya ibi bintu bifite umumaro? Matusera yabaye imyaka 939, ntabwo ari imibare gusa, ni ubutumwa ahubwo tugomba kuvanamo. Kuko mbere isi itaravumwa, ntabwo isi yari yagacitsemo ibice cyangwa ngo ihure n'ibibazo. Matusera rero imyaka yabayeho ntabwo ari imibare gusa, byabayeho. Niyo mpamvu rero bitwereka ko Imana ifite ingufu zo kuba yakongera igasubiza ibintu uko byari bimeze na kare. Kandi wibuke ko Imana iratubwira ngo iyo ugiye kumenya ibyo mu mpera ujya mu Itangiriro. Ni ukuvuga ngo iriya myaka, wibuke ko Kristo nabwo nagaruka azateka ya myaka 100,000 ari izaba ingana na ya myaka nanone ba Matusera babagaho. Niyo mpamvu mu byahishuwe, iyo tujya mu byahishuwe batubwira ko icyo gihe urupfu ruzavaho. Niyo mpamvu nyine tuzasubira ku Itangiriro, ku ivuko. Atari ukuvuga ngo tugiye kubaho ubuzima burebure gusa, ariko ahubwo tuzabaho ubuziraherezo nk'uko Imana yabidusezeranyije. Urumva ko rero kumenya ibi bintu ko Imana uko ikora, ibyo yakoze mu Itangiriro birongera bikagaruka mu mpera. Kandi kuko niyo mpamvu ubona n'abantu b'isi ababisha nabo batangurana no kugira ngo umuntu ngo bamukore ngo atazapfa, kuko bazi ko Imana igiye kubigarura. Noneho bavuge bati nitwe twabishoboye. Nizo gahunda barimo, barashaka ko umuntu azajya amutera ibintu akamara imyaka 100 ariko Imana niyo izabikora, kuko uko byari bimeze mu Itangiriro niko bizamera no mu mpera. Dukomeze rero turebe, tuze twanzure turebe uko byagenze.
mu gusoza rero twongeye twibaza tuti ese koko Matusera yabayeho imyaka 969 yose? Kuki yabayeho imyaka yose? Nuko isi yari ikiri ntoya kandi umuvumo wari utari bwafate, Imana igitegereje kugira ngo irebe ko abantu bahinduka bumve bayigarukire. Ahubwo ikibazo nyakibazo wakwibaza, ikibazo nyamukuru, ntabwo ari uko Matusera yabayeho iyo myaka 969. Ikibazo wakwibaza uti muri iyi myaka mike mfite, igihe gito mfite mbayeho, ndi gukoramo iki? Ufite imyaka ingahe? 20, 30, 40, 70, 80, yewe se n'ijana? Iteka ndababaza nti ese wari wafata umwaka n'uyu n'umwe ngo usome ijambo ry'Imana wumve icyo Imana ikwifuriza? Wari wasoma ijambo ry'Imana kugira ngo wumve icyo ikwifuriza? Noneho usabane n'Imana, garukira Imana koko urimo urakora iki muri iyi myaka mike ufite? So ibi bintu rero tubabwiye bya Matusera ko isi nyine uko yari imeze kera ariko bizongera kugaruka. Ese hari amaso bigukanguye, biragukanguye? Ese hari ikintu gishyashya wizemo? Tuvuge Imana iramutse iguhaye iyo myaka ngo ubeho, cyangwa se Imana yongera kudusubiza niyo myaka yo kubaho, uzaba wabyiteguye? Uzabimarisha iki? Uzabaho ute? Niba rero twabanye hano, kanda like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi. Abakomeje kwiyandikisha turabashimiye cyane, nawe utariyandikisha subscribe, maze tujye tubagezaho inkuru nk'izi zicukumbuye mutajya mwumva ahandi. Ese ku bwawe wibaza ko iyo myaka yabayeho cyangwa se cyari ikimenyetso gusa? Twandikire utubwire, ariko nzi neza ko kuko ari ukuri bayibayeho. Reka rero twinjire muri Bibiliya tujye tuyicukumbura, amayobera yayo tuyacukumbure turi kumwe, kugira ngo dushyire hanze ukuri, kwa kuri kuzabatura abantu. Uku kuri rero tugenda duhuza, niko abantu bazagenda bakanguka, noneho tukiyaka bya binyoma badupakiyemo, kwa kuri kukabohora imbohe. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyot.